nongeye kwifuriza ibihe byiza cyane abakunzi ba Rayon Sports kabisa ndetse n'abasportif batandukanye muherereye mu bice by'igihugu bitandukanye mugira intango nziza z'umwaka 2025 kabisa. Ubwo tugiye kwinjira muri equipe ya Rayon Sports kabisa, n'iki kabisa niseko mwese muhari kabisa. Ngiye kubabwira umusore Byiringiro Rage ese kuzamura Rayon Sports bashoboka cyangwa se nibishoboka, ese ibiganiro bigeze ku kigerano cya kangahe kwijana, ese umusore Byiringiro Rage ese kugira ngo aze muri Rayon Sports kabisa byagenze bite? Ibyo byose ngiye kuba ntababwira nk'abafana ba Rayon Sports kabisa. Reka nze twimanukire, ariko ndashaka ko umuntu wese utarakanda subscribe iyi video nayikanda subscribe, ubundi turebe se ngo byagenda bite. Buri muntu wese ukanze subscribe kuri video imwe tukareba ngo ese ngo bimeze bite, tumenye ngo wow, congratulations uyu musore ugiye kwinjira muri Rayon Sports kabisa. Iki biganiro bigeze hejuru, ku rwego hejuru. Rayon Sports kabisa nawe yabwiye ngo Rayon Sports abakinnyi bahenze kabisa ntago izabagura muri ku kwa mbere. Rayon Sports kabisa irashaka abakinnyi badahenze cyane. Reka twakiriye umusore Byiringiro Rage muri equipe Rayon Sports kabisa. Uyu musore bamutazira Neymar kabisa, umusore uca ku ruhande rw'ibumoso kabisa, yenda uca cambunyura mu neza wamwita mu meeting afite kabisa, amwita umufate kabisa, umusore ukomeye cyane. Ndagiye mabwire ngo uyu musore yayibere hariya kabisa muri Swede mu cyiciro cya kabiri. Uyu musore yahereye mu cyiciro cya gatatu kabisa muri equipe ya Swede, mu gihugu cya Swede kabisa. Uyu musore avuye muri APR FC ari yajya muri equipe ya Sandviken Nigeria muri championnat y'iciciro cya gatatu muri Swede. Ku mwaka wa mbere equipe arayizamura mu cyiciro cya kabiri. Uyu musore yaje kuba ahura n'ibibazo by'imvune bitandukanye. Uyu musore kabisa uyu musore yaje kujya ahura n'ibibazo by'imvune, ariko uyu musore yigeze kuba muri equipe ya Sandviken ameze neza, atsinda ibitego. Ari sezo yigeze gutsinda ibitego bitandatu nimba mbyibuka neza muri Sandviken. Uyu musore yigeze guhura n'ibibazo by'imvune kabisa, ahita ajya mu bihe bibi cyane uyu musore. Ariko najya babwire ngo uyu musore rwose nyuma yuko rwose agiye ahuye n'ibibazo by'imvune, nyuma gato rwose ubona ko yagarutse icyo bita fitness iri ku rwego hasi. Uyu musore bituma kubona umwanya uhoraho kabisa bigorana. Mutajya mbabwire ngo uyu musore yaramaze iminsi mikeya rwose yarakirutse imvune, ariko kubona umwanya uhoraho kabisa bitari gukunda muri iyi equipe ya Sandviken. Uyu musore hari mu mwaka wa 2022. Uyu musore n'undi Rayon Sports yari igiye kumwegukana habuze gato cyane. Abayobozi ba Rayon Sports mujye murabatinya kabisa. Uyu musore n'undi yaragiye kwinjira muri Rayon Sports, ariko kubera ko yari yazamukiye mu ntare ajya arumva nyine kugira ngo Rayon Sports yari yarazamukiye mu ntare Rayon Sports habura gato ngayigemo, bahita bamwe mu bayobozi ba APR bahita bamufata. Umusore Byiringiro Rage ngira ngo uyu musore ibiganiro na Rayon Sports urumva ko uyu musore ni umusore nyine, urumva ko kuza muri Rayon Sports si ubwa mbere byari bishatse kubaho nyine. Urumva ko ibiganiro bitagomba gukomera nyine kugira ngo aze muri Rayon Sports. Ibintu bigomba koroha cyane kugira ngo byakwinjira muri equipe ya Rayon Sports. Ngira ngo batangiye ibiganiro muri minsi ishize. Nabwiye kuri Rayon Sports iganiriza abakinnyi batandukanye barimo ba Onana, barimo ba Ojero kabisa, abatandukanye abasore bose Rayon Sports yabagezeho. Gusa nyine ibiganiro ntago byagiye biba successful cyangwa se ngo bigere ku musozo bimeze neza. Yesu agiye gukomeza kuganiriza abakinnyi benshi batandukanye. Rayon Sports rwose isoko ryarafunguwe cyo kwinjiza abakinnyi mu Rwanda, cyo kwinjiza transfer. Wakwinjiza umukinnyi muri iki cyumweru kiri imbere majya kumubona imiriro kabisa. Ngiye kubabwira reka twikomereze kuri umusore Byiringiro Rage, mbabwire ngo bimeze bite, ubundi azaza bigenze bite, bizagenda bite. Uyu musore Byiringiro Rage nyuma yuko abonye ko atari
kubona umwanya yakomeje gupushinga iriya ekipe Salvikens ngo batandukane. Yari ifite amasezerano, bababwira ati mureke dutandukane n'ubundi nta mwanya ndimo mbona, ndashaka kugira gute, ndashaka kujya ahandi nkajya gukina umupira, ndacyari muto. By'inyurage ari mu myaka 25 ngira ngo arumva ko ageze mu myaka yo gutera baro. Uyu bamwita Neymar kabisa. Uyu musore yameze neza akina baro brother. Sport burya ishobora kugira amahirwe uyu musore akaza akaba burya n'umukinnyi nyine yavuye i Burayi, afite icyo bita mentalite, afite icyo bita afite ESP, kuko wumva nyine yahuye n'ama equipe atandukanye akomeye. Uyu musore ameze neza, mugize imana nk'abafana Sport. Abafana Sport mu comment mumbwire muti muramwishimiye cyane, mwishimiye kuko ibiganiro bigeze ku kijyanye cya 85% brother. Kikanekeze ibiganiro bigeze ku rwego rwo hejuru. Uyu musore iyo ameze neza, Sport igize imana akazana kamera neza, ndakubwiza ukuri uyu musore atsinda ibitego byiza cyane. Uyu musore winjira nyine, uyu musore mu bintu byo kudiribura nyine yinjira mu mukinyi, ntago hari ukuntu abawinga bajya bahunga nyine, bagahunga box nyine, akasubiza umupira inyuma, agapasa ku mpande kwa nimero 3, mbese ukabona ko nyine arimo aragera ari kuraho baro. Ariko uyu musore iyo afashe baro ku ruhande rw'ibumoso akwinjiramo kabisa, akaza akakuvondereza. Iyo ameze neza cyane, abafana Sport mume comment muramwishimiye cyane, mumwishimiye kuko ibiganiro ndabwiza ukuri, ibiganiro bigeze ku rwego rwo hejuru. Ari nagiye bambaza bati se muri APR FC kuki APR FC ko muna kugira ngo umukinnyi yivuyemo kugira ngo agaruke biba bigoye cyane pe. Umukinnyi yagwisaga ngo ashobora kuza muri APR FC, ariko ntago bikunda APR FC kugira ngo umukinnyi wayivuyemo ajye mu ma equipe yandi kugira ngo yigarukemo, biba bigoye pe, biba bigoye cyane, ntago bijya bipfa gukunda. Sinzi uko bigenda, ariko muri APR FC ntago bipfa gukunda. Ariko uyu musore ndajya mabwire ngo uyu musore abayobozi ba Sport mu bayobozi bake cyane barabiganiye, baravuga bati dore uyu musore ntiyanaduhenda, bavuga ati reka tumukubita amafaranga atari menshi, ubundi turebe ko yagira ute yamanuka iyi murera kabisa. Sport rwose Sport ubundi kenera umuntu utanga show. By'ingiraga rero nawe ameze neza, yagera atanga show. Ngira ngo muri APR FC murabizi ni umukinnyi rwose ari mu bihe bye rwose. By'ingiraga abari zahaba, bari inyenyeri. By'ingiraga ari mu bihe bye, wamukira kabisa. Uyu musore rero amwe bayobozi barabiganira, bavuga bati reka turebe ko uyu musore twamwegera, turebe ko yava muri iyi ekipe akaba yaza gusinya muri Rayon Sport kabisa. Tureba ko byibuze twagira abawinga akaza kwiyonga ibumoso, ku ruhande rw'ibumoso akaza kugira ute, akaza gutanga icyo bita support, akaza ku ruhande rw'ibumoso tukareba ko byibuze habamo icyo bita hazamo competition hagati y'abakinnyi batatu barimo Azizi Basa ndetse na Iraguha Haji. Tukareba ngo ninde ubanzamo, ninde bigenda bite, ngo bimeze bite. Akazamo competition kabisa kugira ngo atagira umukinnyi n'umwe wirara. Ariko uyu musore nawe bose arabishaka kuza muri Rayon Sport. Baramubwira bati wowe va tuga amafaranga, uze wongere umere neza, uze wongere, kuko Rayon Sport iramurika. Rayon Sport ibiri kwita Rayon Sport niyo mu mujyi kabisa. Rayon Sport umukise umeze umukinnyi akoze ibintu bihambaye. Aba bafaringanye ubu barashakishwa, badama Bakayoko barashakishwa. Rayon Sport ni Rayon Sport mbese ni kamera nyine tu. Rayon Sport abakinnyi kugira ngo babe babona ama equipe bari kwitwara neza muri Rayon Sport ni ibintu byoroshye cyane cyane cyane. Reka mbabwire ngo uyu musore ibiganiro birarimbanyije, ariko iki cyumweru tugiye kwinjiramo, kuko ibiganiro bigeze ku rwego rwo hejuru, ni nkaho byarangiye, ariko nyine ntago barakonfirma transfer, ntago hamenya wenda ashobora kuza, ariko kimwe nuko ataza. Ariko njye icyo nzi ni kimwe, nuko ibiganiro bigeze ku rwego rwo hejuru, bigira gute bisozo. Ngira ngo ubwo byaba ari ibintu byiza cyane kuri Rayon Sport ndetse n'abafana bayo n'abakunzi bayo muri make, kuko By'ingiraga ameze neza. Ndagira mubwire ngo By'ingiraga ni umukinnyi mwiza cyane,
ari nawe arifuza kugira gute kuza gukina muri Rayon Sport, arakubwira ngo nyine n'iriya kipe y'abafana ngaza nkareba uko yabyifashe, kandi yabikora rwose, yabikora. Ubwo reka nsoze mbabwira ngo iyi transfer turakomeza kuyikurikirana, turagenda tuyabagezaho, ariko Byiringiro agiye kugaruka mu Rwanda, kuko uyu musore yatandukanye na ekipe ya Sanfikenizi ku munsi w'ejo, baratandukanye baseshe amasezerano bibiri mu buryo bwose bahise basha gutandukana kugira ngo nabe yashaka indi ekipe, kandi nyine kuko hari n'ibiganiro na Rayon Sport, niyo mpamvu batandukanye n'iyi ekipe yapushinze, baratandukana mu buryo mu buryo bwose bumeze neza cyane, kugira ngo nawe abe yabasha kuba free, abe yabasha kugurwa afite leta na transfer, na kuvuga ngo hanga Rayon Sport igiye kuvugana n'umukinnyi, ubundi ibe yagira gute, ibe yamwinjiza muri ekipe ya Rayon Sport kabisa. Ngira ngo Rayon Sport ikomeje kwiyubaka mu buryo ikomeje kwiyubaka, Rayon Sport ikomeje kwiyubaka rwose, ubona kandi kuri abakinnyi nyine abakinnyi bagize abakinnyi nyine, ubona ko ari abakinnyi nyine bamaze kunoga, abakinnyi bamaze gukina umupira nyine, bakinnye umupira ku rwego hejuru. Byiringiro atajemo nyine ibintu byo kujya muri forume cyangwa se akagendera mu ntuza mu bihe yari arimo muri Sanfikenizi. Uyu ni umukinnyi wafasha Rayon Sport ku rwego rukomeye, uyu ni umukinnyi ukomeye cyane, uyu ni umukinnyi wakinnye mu makipe intare, yakinnye amakipe hano mu Rwanda, PFC, yari umukinnyi ngenderwaho mu mwaka wa mbere, yari umukinnyi utsinda ibitego, yari umukinnyi wa ekipe y'igihugu, yari umukinnyi utsinda ibitego umeze neza cyane. Rayon Sport rero yagize kuri urusaku rw'abariyo, akaza akagira amahirwe yose, akaza agahita ava muri ibihe bibi yari arimo, kugeza ko Rayon Sport kabisa yaba ari amahirwe. Reka ngere kabisa mugire ibihe byiza, musigane amahoro n'imigisha, umwaka mushya muhire mwese nk'abafana ba Rayon Sport.